Mute inshuti zasonjera uyu munsi ngiye kubwira uburyo ugiye kubonamo ikibuno yaba ari uburyo buri naturel cyangwa se ubwa artificiel. Ikiza cyane ngiye kubabwiza ukuri, niwumva bishoboye uzabikore, niwumva utabishoboye kandi uzakoresha ubwa naturel kuko byose birakora, mukagira amataye mugatera neza. Rero inshuti zasonjera, rero murabizi muri iyi minsi kugira umukobwa ngo akundwe akenshi usanga abantu benshi bakunda umukobwa uteye neza, ufite ikibuno ariko ufite mu nda zero. Rero birajyana, nyuma y'iyi video nzashyiraho yuko wagabanya mu nda sasa. Uyu munsi tugiye ku buryo bwo kugira amataye. Ngiye kubanza mbabwira ubwa artificiel, ubwa naturel ndababwira nyuma. Icyambere ni ugukora BBL. BBL nkuko mubizi ni uko umukobwa agenda akajya kwa muganga bakamukorera surgery, bagafata ibinure afite kunda bakabishyira ku kibuno. Mbyibutse ko ubu buryo bwo burahenda kubera ko usanga ari hagati y'5,000 n'10,000 kuzamura by'amadolari. Ikindi kandi bikagutwara igihe kuko umara nk'amezi 6 utemerewe kwicara umwanya munini, nk'uko kuri channel kubabwira video rwose usanga yicara kanya gato. Ikindi kandi bifite risk cyane kuko anytime wapfa. Abantu benshi bapfuye kubera yuko ibintu bitwara amaraso, nyine ni ibintu bitoroshye. Gusa ufite amafaranga yawe ukumva unapfuye ntacyo byagutwara, wagenda ukabukoresha. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bakoresha injection, nka Maderma fillers, nka za sculpture n'ibindi nkabyo kugira ngo uzane ikibuno. Utu buryo bukorwa gute rero? Ubu burakorwa no muri Neoderma Clinic, barabikora ni ukugenda ukajya kwa muganga. Uburyo buri safe, nta kibazo ushobora kugira. Uragenda ukajya kwa muganga bagafata ama injection na hyaluronic acid bakazitera mu kibuno cyawe aho kitari cyangwa se ushaka ko kiza. Noneho nyuma y'igihe gitoya uba wasubira nyumeze nkaho nta n'ikintu cyatewe, bikaba bimeze nk'umubiri wawe, bikivanga n'umubiri ku buryo ugira ngo nyine biragenda bikaba nk'umubiri. Ubu buryo rero ntabwo buhenze cyane bitewe nuko akabox kamwe ka miligrama ka mililitiro 100 kagura amadolari hafi 1,000. Urumva ko rero kugira ngo byibuze ugire cya kibuno kinini wakoresha nka dutanu. Murumva ko buhenze ariko nta risk yo gupfa, bufite risk nkeya. Gusa hari bamwe na bamwe bijya bigura bitewe nuko wenda se umubiri wawe wayanze. Gusa ikiza cyayo uyanze baba bafite ibindi bagutera bigahita bibikuramo. Gusa nabyo birahenze kubera ko byo bihenda kurusha BBL bitewe nuko cyetse umuntu ushaka akabuno gato, ariko wa muntu ushaka cya kibuno kigeririya biragora pe, birahenda, bisaba amafaranga menshi kushobora no gutera icumu utari wakibona. Rero urumva ko ubu buryo nabwo burakora no muri Neoderma Clinic, barabukora, ubishaka wagenda bakabigukorera. Ubundi buryo ni uburyo bw'inshinge zisanzwe bagutera, ubundi rero zikagenda zikongera uburyo bwo kuzanamo ikintu. Mbibutse ko izi derma fillers ntabwo ziri permanent, zimara hagati y'umwaka n'imyaka 2 ubundi bigashiramo ugasubira kuba nyashless. Hari n'ibyo batera noneho byo ntabwo bita bizana ikibuno direct, kigenda kiza gake ariko byo bikamara imyaka 3 kuzamura. Ubundi buryo rero ni ugukoresha ibinini. Hari ibinini byamaka, ibinini byinshi nyine bituma ikibuno kiza, gusa bamwe barabikoresha kikaza abandi ntikize. Nta na bimwe narekoma navuge ngo uzakoresha ibi. Gusa birahari n'inshinge zindi byo utera ikibuno kikajya kiza ukabinywa kigenda kiza. Ibyo ni ibintu bya artificiel, ni ibintu by'ibikorano byinjira mu kibuno cyawe bigatuma kiboneka, nyamara ntacyo wari usanganywe. Ikindi kandi nta siporo wakoze, ibi nta siporo bisaba, ntaki, just no kujya kwa muganga bakagufasha. Ntabwo ari kwa muganga w'ivuriro, ni kwa muganga w'ubwiza ukora ibintu by'ama plastic surgery nko Neoderma Clinic, barabikora ibi ngibi byose mbabwiye bya artificiel. Mbibutse ko mbere yo gukoresha ikintu cyo banza umenye ngo ingaruka zabyo ni ikihe, ese kizamara igihe kingana gute, ese kigize ingaruka byagenda gute, kugira ngo wirinde kuba wagira ikibazo. Arabonye mbona babitera ko namushyira ari kuva mu kibuno. Rero niba ushaka kwirinda ibyo byose, banza umenye ngo umuti cyangwa se ibyo ngiye gukoresha ni ibihe, bagusuzume barebe niba bijyanye n'umubiri wawe. Ibyo nibyo bintu bya artificiel nababwiraga. Ikindi rero ni kwambara ikibuno. Kwambara ikibuno nyine umurabizi ko atari byiza. Ushobora kwambara ikibuno ugahora n'umuntu akagukunda azi ko ufite ikibuno, noneho mwazagira igihe cyo kujya kubana agasanga ntacyo ufite bigatuma kwanga. Rero kwambara ikibuno ntabwo mbiprefera, nabwo mbirekomanda. Gusa ujye nko kwifatira agafoto cyangwa se witaye nk'ubukwe ushobora kugikubitamo ariko udahora ucyambara. Ikindi kandi mu gihe wambara ikibuno gerageza niba ukundanye n'umuntu uhita ubimwereka ko ucyambara kugira ngo atazajya yizera ko ugifite kandi ntacyo. Twagera rero noneho n'uburyo bwa naturel. Ahangaha rero tugiye kubanza ku byo kurya byatuma uzana ikibuno. Mbere na mbere harimo ifi, hakabamo inkoko, chicken breast, yanuza ya staff y'inkoko ituma uzana amataye, ndetse n'amavuta ya olive oil kugira abari yurya ariko ukarya gake mbize k'amavuta atari meza, ndetse
no kujya urya avoka. Ibi ngibi bizana ikibuno. Ibi ni ibyo kurya byatuma uzana ikibuno, ukazana amagi urumva, ndetse n'ibishyimbo ndetse na tofu. Ibi byagufasha kuzana ikibuno biri natirere. Ikindi cya kabiri wakora izo nyine ni proteine zatuma uzana ikibuno. Ikindi cya kabiri wakora ni gukora swat rwose. Hano niho ruzingiye. Niba ushaka kuzana ikibuno nta kindi kintu wakoresheje, koresha swat, ugire za glutas nyine ujye uzikora kandi ubyihambeho buri munsi urumva, bituma imikaya y'ikibuno iza. Ikindi ni ukwirinda gukoresha isukari nyinshi, kuko isukari nyinshi ishobora gutuma ubyibuha nabi, ukabyibuha nabi, ukagira inda, ukagira umudigi munini urumva. Mbabwira yuko mu by'ukuri mureke mbabwire, ujye ufasha umwanzuro gutya: mu gitondo ukajya urya amagi 2 urumva, saa sita ukarya ibiryo bisanzwe. None ikindi ukagerageza uburyo washyira wenda agafi cyangwa agakoko, ukagerageza izo akaba ari zo proteine zawe niba ushaka ikibuno urumva. N'ubunyobwa nabwo ni bwiza butuma uzana ikibuno. Ubunyobwa nabwo ni bwiza mu bijyanye no kuzana ikibuno urumva. Amavuta ya olive oil urumva, bituma umubiri wawe waguka ibice byiza, aho gufata ngo inda ngo usange wazanye inda, wazanye amaboko. Ariyo mpamvu isukari atari nziza. Niba ushaka kuzana ikibuno, irinda isukari nyinshi urumva. Isukari nyinshi ishobora gutuma udatera neza. Ikindi nakubwira ni ukunywa amazi menshi urumva. Iyo unywa amazi menshi aragenda afasha umubiri gukora neza no kurinda umubyibuho udakwiriye, bivuze ni wa mubyibuho windi. Ikindi ni ukwirinda kwicara igihe kinini. Mu by'ukuri kwicara ni byiza, ariko mujye mugerageza wirinde kwicara igihe kinini, kuko nta buryo wazana amataye kandi uhora wicaye. Ugerageza ugendagende, cyangwa se n'igihe utagiye uburyamye. Kwirinda kwicara igihe kinini. Ikindi nyine ni bya bindi nababwiraga, nuko wakoresha ibintu byizewe, bya bindi y'amavuta. Hari amavuta azana amataye, amakreme yo kwa muganga, cyangwa se n'abantu bacuruza ubwiza bakora, ariko ukirinda abakurya amafaranga, kuko warababonye hajemo abantu badutuburira, ugasanga aragiye afata utuvuta aratuvanga kugira ngo nayongera amataye, ugasiga ugategereza ugaheba. Nje rero nababwiye ibintu byatuma uzana ikibuno. Noneho muri artificiel ikindi kintu twakongeramo, hari ibindi bintu muri artificiel bijya bituma azana ikibuno urumva, bita M-Sprout. Rero ushobora gutuma uzana ikibuno. Ni ibintu bituma imika yawe ikibuno yongera, ukaba wazana ikibuno. So rero inshuti za Sonjera, niba ushaka ikibuno, ibyo nibyo bintu nkubwiye by'ukuri, nta wundi muntu uzabikubwira. Abenshi bazajya ujya ubona abakobwa benshi biza hano mu Rwanda baba bafite ikibuno, ugasanga umuntu nta mafoto. Buryo umuntu ufite ikibuno, garagaza amafoto yawe 2015 na 2016 na 18 na 20 turebe ko wari ugifite. None wowe utangiye gupostinga kuri 2023 uri kutubwira ngo wavukanye ikibuno gute? Abakobwa benshi baragikoresha, ariko ntawe ushaka kubivuga. Rero niba ushaka ikibuno, naberetse wese ndashyira akavido kanyura ukuntu usigaye gifite kiri kuza. Ikibuno ni ikintu cyiza rero cy'ugutambutsa ahantu utatekereza, ariko ukagira ikibuno ufite n'ubwenge ndetse uzi no gukorera amafaranga. Noneho biba byiza kurushaho. Murakoze cyane rero, kora subscribe kuri YouTube channel yanjye. Thank you.